yewe mana we kara bava akakobwa we uri no kuyakanda we mana we ase we ufashe ni habi wagiye mama we urayakanze ya what the bilis mana we kara wakakakoma kaifashe we mana we kura bega gahambi yewe mana we karayakanze neza mana what the bilis karayakanze neza n'amapya yose yewe Jesus akusha wakavuna mwe kagakobwa sha ariko sha izi nkweto nanye kajya kuziyagiza kagavuna sindabura mama na kimwe ntatunze mu rugo ku buryo nshukira umwana bene kakajya ndakubwiye ngo byose nta na kimwe ntafite mu rugo wanjegera umubwire rero wa mugore nta muntu umenyera muri rundi munsi uzongera no kunyita umugore we icyo gihete cyawe wewe ubundi wanjegera icyo gihete cyawe cy'ijana ku ngufu muri iki gihugu kingana gutya kiracyabaho what the bilis wanyangirije umwana n'ubundi busugi warabumutesheje no kugira ngo wowe ujye muri gereza wanjegera ubundi itereka njye nibura bikagira inzira ntunteretera umwana inde watereta ku rucyacuru rw'inkanyari we seba kunyangiriza umwana kuriya we ariko wa mugore we reka nkubwize ukuri utabona nakwihoreye ukagira ngo wanshobora kwansora nagukubita wasema kunyicira umwana kuriya umwana wanjye wa mugore we reka twumvikane wa mugore we ukubita Jesus uzudiwanereza umwana wa mugore we kugira ngo nkwereka ko ndisari ngiye kukuniga wendi banyibaza Yesu we reka nkubwire ukuri uriya mukobwa niwe unyibambaza ufite 30 wanjegera we iteretange bikagira inzira bundi ariko sa mugabo noneho gusambana abanya bidahagije uririwe wikore ngo inkweto z'abagore sambana ibikise hari aho wamfatiye ngiye ndi gusamba ariko kunyijisha uko makuru nayafite hari warasa ndayafite bakubonye ufite ibiki bande bambonye ntabwo bambwiye ko bakubonye urimo bande kari abantu bagira akayozo kabanani izi nkweto nizo no n'umuti ugiye guhama nibyo noraguye nibyo utaraguye ujya kwimaza iki ubu si bivuga n'umuntu yanabikarabiramo mu rugo habuze niba zitabuze se mu by'ukuri amafaranga dufite hari uwanga ijana muri indi ariko sinumiwe ariko hari noneho baguteza banega ibiki kereka niba ari weho waneze what the bilis ngo iki karaza kanshinja ubusambanyi wamfashe ku buryo uri kunshinja ubusambanyi nibe nago bahoze bari kugufatira mbere ngo wasambanya ngo gukanda amabya uburaje mukande kanya ndakubwiza ukuri ngewe umva banze nkubwiza ukuri ntabwo ibintu bizashoboka ubundi wamburanye wamburanye ibiki ubu siri kubona umpenura umenangura ngira utengaragura mu by'ukuri wamburanye iki mu by'ukuri gituma ujya mutwana nka turiya kajya naho kakenda kugukona utitondera abantu binaha babunze iminwa ni ntabitondera se wowe ubujye bararusenya icyambere umva icyambere gishaka no gutuma ngiye ntabishidikanyaho nawe ubwawe ntago woroshye nsanzwe nkubona 100% ngiye utajya narakwihoreye ngo nta makuru yawe mfite umva ibimenyetso ngenda bifite ufite ibihe bigaragaza ndabikugaragariza wowe uriribu nzabijyana mu usibye abantu bafite akanwa kabananiye ngo noneho bihakane ugira ngo mu kandi kanya noneho ngewe jado ngo nasambanye ngo nagize ute wasambanye se ujya kwikoreza inkweto z'abagore ni umuti se ibi bikweto nibyo noraguye genda kubwiye ngo ntago biravamo ngaho nkubita ndebe icyurungu shawe nuko kwica umuntu wankatira imyaka iruta iyo bari kugukatira bagukatira myinshi wa mugore wareka nkubwiza ukuri rero ibi bintu byo kunkubita gutya ni wongera no kunyita umugore urebye ibintu wankoreye umwana rero ashaka kumugira umugore nkuko ndi umugore uwo mwanda gutatamura umukecuru ndi umukecuru ndi nyina wanjye abikoze mwitende ngo ndagutatamura umunwa wa mugore mwitende tubakubuza ibintu akaba ari byo uvuga ndagutatamura ntushaka kuhitamo guceceka
Musambanyi karuhabwe ngaba abakecuru waterese ubu urimo kwivura iki wanjegera ubundi nyakwebura ntago wamufata Jesus wajya urangora nyoko ntacyo afite kuko mwamikaze w'abayahudi ubu ndongore wajya urangora nyoko mbona njye kumubita mbabarira ngende reka nkubwire mbabarira nigendera genda yego umujinya n'agahinda mara birarangiye kandi ubwira ko ari nongera kumva ikosa umwana wanjye yambwiye turutanira gisida umujinya wazamutse wa mugore urugende umenye ko dufite icyo urugende ndagiye mana ko ubu mwana wanjye iriya njye imuhinduye umugore angana kuri Jesus ntacyo gukora mfite kanawe mujyane kwa muganga n'ubundi gahina n'igice akagira mubi harya ubu ni ngombwa ko tujya duhishira ingegera nka ziriya ngo tutiteranya n'imiryango ntabwo bizarangira gutya icyo nzi cyo wa mugore we ushaka kurusenya nge nakubwiye ngo ibi ntago bisigera bivamo ntago ndi kukubeshya n'ababivuze nanjye ntago bakubeshyeye babivuga ndagutanga mu rugo we wewe ni gute umuntu agucika n'ibintu yakoze ngwanye nuko ari umugabo wawe wewe uri kumurengera mu mafuta 25 yikise kwagiye iki akana maje gutatara epfo se nago yakagiye zamura amaguru nawo twamurebaga hari abantu bambonye no tuje guhiga ngaho nyumvira rwose ngaho mujya mu nyumvira no kuri twikire wakora ibiki naga ducika imyaka kuri wamubonye ngo namubonye natamubona se nyina wamubonye yanamugaritse ukuguru we yagukirigiriye n'ukundi giriye kuneze twamubonye ahubwo yaducika gute ahubwo kanze mamagara tubata mutangatange uri hamwe na hamwe kira nacyo nge unge nakiwara kandi bakanagifunga ati ubundi uramurengera gute baranamufunga abana urubyiruko rwose agiye kurangiza rwangiza rufata ku ngufu uriya mugabo siri mwafashe ku ngufu sikabisi gatatu nicyo nyinshi fata ku ngufu n'uko batazi nzagire nuko ubu nzagire wari wiriza gutyo urarira menshi cyane barazi yo nkoni ndamwica ndamwica ndagaswe kamamagare sha aro ndwamwe ndamubonye ahubwo muzamuke mutambika ajya kwa Kamari no kwa muruka kwa Karekezi mu mutangatanga uko njewe natambisa ndi kwa Dorosera niho natambikiye niho mubonye ariko n'umugore we ako n'umugore mbonye dore kisa kandi wowe bite byawe ni byiza wanjegera we ni byiza urimo gukubitisha abantu bingana kuriye nakubitishije ndetse wakantu we nyoko aherutse kunkubitira hano epfo ubu haciyemo amasanga inkubise ariko uzi kuri agashwi nabonaga gakuze gatandaraza wagira ngo karabimenyereye naho kumbi n'akana kangana gutyo wakabwa akazi we iyo bakubajije ngo iyo ugiye kwifata ukabwira nyoko ngo ndyamana nawe ngo ndagufata ntago ari weho wanyiyegereje ako se ntago ari wowe wacutse ubundi ubwo natungana nuko se wakabiwe iyo umuntu agushutse ujya kubwira nyoko uti ngo agiye no kunuka nta hantu tuzongera guhurira ahubwo uzabireka ni wowe se uyigira wenyine arega kabigize bizinesi none wumva nkubwiza ukuri ese ubundi reka nkubaze kuko tutabeshya bwira shitani yari yaguteye kujya kubwira nyoko ngo mujye nawe twararyamanye umva nkubwira yarambashije uvuye ndahamubwira wari uri kumwe nande ndamumubwira mwakoze ibiki ndabimubwira rero nje mama ndamwubaha nuko uramwubaha ujye kunshisha umutwe kubaha kwa nyoko bigiye kunshisha umutwe naragutikuye nyoko turimo guhura nawe akantikura ubwo ngubwo bishatse kuvuga ko turimo gukora ikiririsi nkutikura mpuranye na nyoka nkubita Jesus uza rero ntakibaye mva imbere nigendera aka gapfana mu ruho kazagarukira he nkava imbere kigendere bazakubayura wowe halo ugeze hehe ukubye gato nze numva uno mukobwa sinzi ibyo nari namutumye ndabona nta n'ibyo azanye yambaye ibirenge Jesus ngo ni ibiki ushaka kumbwira Jado sagize ati ariko uzi ko bivuga nta n'isoni ufite Jado ngo ariko reka manze ubundi nkubaze ko mbona umaze kugira amabere nk'ayanjye ubundi usambanya inshuro zingahe ubu umwana ndibuze kwikora nakugeza kwa muganga bagusuzuma muganga yakwambaraga
agasanga umugore nkanjye. Jesus. Mu by'ukuri tuvugisha ukuri umaze gusamana inshuro zingahe? Umbwiza ukuri nka mama wawe. Kuko unjyanye kwa muganga bakambwira ngo usanzwe ubikora ari akamenyero. Ariye ntabwo wankira. Baba ntumbwiza ukuri ngira inshuro usambanye. Uretse jado mbwira. Ntabwo wagira amabera angana n'aya yanjye. Tarasambana. Ntabwo ndi umwana. Nukuri kunyumva ko n'inkweto zanjye bazi. Ikibazo cy'inkweto ejo bundi nagiye mu isoko nkudodeshereje ijipo sinjye wayikuzaniye. Iyi pantaro nyigure ejo bundi nayiguze isa gutya. Urareba ukuntu ipantaro wayigize. Reka nkubwire rye. Ako n'eshatu wayiciye mama. Hari ibintu bashaka kumva mu matwi yanjye ntashaka kumva nakubajije ngo ubu nkujyana kwa muganga barasanga ari ubigukoze bwa mbere cyangwa usanzwe ubikora nakamenyero bakugize umugore ni pafu birijyana. Ubundi ntacyo nsanzwe nkubwira ngo cyumva ubundi papa yakari wunyumva. Nshaka kukubaza ngo ninkufata nkakujyana kwa muganga izi saha dogiteri agupima asanga uri isugi cyangwa agiye kugenda niyambaraga yiruka nkusanga unjye uri kundusha ubugore mbabyaye muri barindwi. Reka nkubwire mu minsi yashize twagiye mu rubanza umugore ati bamfatiye umwana muganga amupimye asanga uburere naguhaye ugiye kunkoza isoni muri uyu murenge bati ntiyigeze akarera neza basanze ari akagore mu bandi bagore. Reka nkubwire kugira ngo kwa muganga nzengwe mu mazi turavayo basanga uri umugore ninjye uri buze gusanga uwo jado uri kumbwira muri gereza kuko ndabizi bari kumuhiga ntararara mu mudugudu. Nge na jado turi buze kubanamo shaho tugende ariko ugize umwaka nkasanga ubikoze nk'inshuro 10 shaho isiko ngo aragukunda umurambo yawe ubona.